Tariki 14 Gashyantare buri mwaka isi yose ibitatse umutuku n'umweru n'umukara hamwe na hamwe. Amaroza atukura aragurwa ku bwinshi, impano ziratangwa, amagambo y'urukundo akavugwa kurusha indi minsi yose. Uyu ni umunsi wa Saint Valentin, umunsi wahariwe urukundo. Ariko se uyu munsi watangiye ute? Ese ni umunsi w'abakundana gusa? Ese uyu munsi ufite irihe somo ku muryango nyarwanda ndetse no ku isi yose muri rusange? Nibyo tugiye kugarukaho. Banza urebe ko wakanze subscribe, ukande like aho bigeze ubu, ndetse ugire n'icyo bivugaho. Ubundi Saint Valentin ni umunsi wizihizwa ku itariki 14 Gashyantare, aho abantu bose bagaragaziriza urukundo abo bakunda, haba hagati y'abakundana, bashakanye, inshuti cyangwa imiryango. Mu bihugu byinshi ni umunsi wahariwe ku bakundana gusa cyangwa se romantic love, ariko mu by'ukuri wagenewe kwibutsa abantu agaciro k'urukundo muri rusange. None uyu munsi wakomotse he? Inkomoko y'umunsi wa Saint Valentin iva mu mateka ya Kiliziya Gatolika. Bivuga ko habayeho padiri witwaga Valentin, wabayeho mu kinyejana cya gatatu i Roma. Icyo gihe uwari umwami Claudius wa kabiri yari yarabujije abasirikare gushaka abagore, kuko yabonaga ko abasore batashatse baba abasirikare beza kurusha abafite imiryango. Padiri Valentin we ntiyigeze abyemera, ni ukuvuga ntabwo yigeze yemera icyemezo cy'uyu Claudius wa kabiri. Yakomeje gushyingira abakundana mu ibanga atitaye ku myanzuro ya Claudius wa kabiri. Ibyo byaje kumenyekana, arafungwa, nyuma aricwa. Aza kwicwa ku itariki ya 14 Gashyantare. Nyuma y'urupfu rwe yaje gufatwa nk'intore y'urukundo cyangwa se umutagatifu, ari naho havuye kwizihiza uyu munsi. None se uyu munsi waba waratangiye kwizihizwa ryari? Ubundi mu mwaka wa 496 nyuma ya Kristo, Papa Gelasius wa mbere niwe watangaje ku mugaragaro ko tariki ya 14 Gashyantare ubu umunsi wa Saint Valentin. Nyuma mu kinyejana cya 14 n'icya 15 abantu batangiye koherezanya amakarita y'urukundo, Valentine cards. Uko imyaka yagiye ishira, uyu munsi waje kuba umunsi mpuzamahanga wizihizwa hafi ku isi yose. None se uyu munsi waba wizihizwa gute mu Rwanda muri rusange ndetse no ku isi yose? Ubundi hirya no hino ku isi bizihiza uyu munsi muri ubu buryo. Hari aho abakundana bahana impano zirimo indabo, shokora, impeta ndetse n'imyambaro. Hari aho bajya gusangira muri za restaurant, hari aho bandikira amabaruwa cyangwa ubutumwa bw'urukundo. Hari naho abashakanye bafata uwo munsi nk'aho ari umwanya wo kongera gusubizaho isezerano ryabo. Mu Rwanda by'umwihariko uyu munsi umaze kumenyekana cyane cyane mu rubyiruko rwo mu mijyi minini nka Kigali, Huye, Gisenyi, Rubavu ndetse n'ahandi. Abakundana bahana impano n'indabo. Kenshi na kenshi haba ibitaramo n'imyidagaduro itandukanye. Amaduka n'ahantu ho gusohokera biba bitatse amabara y'imikara n'imituku hano mu Rwanda. Abashakanye nabo hano mu Rwanda bafata umwanya wo gusangira no kwishimira urukundo rwabo. Gusa ariko nubwo bimeze bityo, hari ababifata nk'umunsi usanzwe cyangwa bakawufata nk'uwazanywe n'umuco wo hanze y'igihugu. Ubundi se uyu munsi ibyiza byawo ni ibihe? Abantu benshi bafata uyu munsi nk'umunsi mwiza kubera ko utera abantu kongera kwibuka ndetse no kugaragarizanya urukundo. Bawufata nk'umunsi uhuza abakundana n'imiryango. Bawufata nk'umunsi utera abacuruzi gutera imbere cyane ko kuri uyu munsi bacuruza cyane. Bawufata kandi nk'umunsi wibutsa agaciro k'urukundo, imbabazi ndetse n'ubwitange. Nubwo bimeze bityo, hari abantu bafata uyu munsi nk'aho ari umunsi mubi, umunsi badakunda. Ibi ngibi
bavuga ko ibibi byawo ari ibi ngibi. Ubundi uyu munsi hari abawuhindura umunsi wo kwishora mu ngeso mbi zirimo ubusambanyi, ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi. Uyu munsi kandi abawunenga bavuga ko abatishoboye bashobora kwiyumva nabi kubera kutabona impano. Hari kandi ababifata nk'igitutu cyo gutanga ibintu bihenze. Urubyiruko kandi rumwe na rumwe rushobora kubufata nabi kubera ko rugomba kwinjira mu mibanire idafite ishingiro. Ni ngombwa rero kumenya ko urukundo rudapimishwa ku gaciro k'impano, ahubwo rwita ku mutima. Muri rusange, Sevarat kwigisha ko urukundo ari inkingi y'ubuzima, ariko kandi ikatwibutsa ko urukundo nyakuri rutagaragara buri munsi, ntago rugaragara ku itariki 14 Gashyantare gusa. Urukundo rufite ishingiro ni urwubakiye ku kubahana, kwizerana no kwitangira abandi. Impano nziza rero si indabo cyangwa za shokora, impeta, ahubwo ni igihe, ijambo ryiza ndetse n'ubwitange. Mu by'ukuri Sevarat si uw'abakundana gusa, ni umunsi wo gukundana no kwishimira abo dufite mu buzima bwacu. Ese uyu munsi wa Sevarat, wowe uri kumva aya magambo, wowe uri kureba iyi video, uwufata ute? Ese kuri Sevarat uzaba wasohokeye he? Uzaba wasohokanye nande? Duhurire muri comment twiganirire. Utagenze udakanze like kuri iyi video ndetse na subscribe, uyisharinge niba wayikunze, uyereke bagenzi bawe.